ibiganiro byacu ni ibiganiro byubaka, ibiganiro mbese byubaka ingo cyangwa se byigisha abasheri uko umuntu ataguca inyuma. Ariko uratekereza ko iyo wageze kuri channel yacu uhigira ibintu byinshi, kandi buriya abantu ntabwo baba bazi ibintu bitandukanye, sibyo? Ushobora guhura n'umuntu nkanjye Diane, mbese wamenyereye kwirongorerwa, wandongora ukumva mbese umeze nkaho uri kunkinisha cyangwa se uri kuntoba. Ariko iyo wakurikiranye channel yacu ushobora kumenya aho uyikoza umugore agahita anyara, ushobora kumenya aho ugomba gukora umugore umutegura, ushobora kumenya ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu mbabwira ngo channel yacu ntago yagenewe abana batoya, channel yacu yagenewe abantu bakuru bubatse ingo, abapapa, abamama cyangwa se abitegura kurushinga. Hari abantu bajya gukora ubukwe batarabikora na rimwe, yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu. Umukobwa ari isugi, turabafite abakobwa bakitonda pe, baba ari amasugi, sibyo? Cyangwa abahungu baba ari imanzi. Noneho ugasanga agiye gukora ibyo bintu ari ubwa mbere, sibyo? Ugasanga noneho uwo agiye gukora nabyo wenda tubwe nimba ari umuhungu, sibyo? Wenda umukobwa we ntago biba bisebeje cyane, sibyo? Ugasanga umuhungu ntazi gutegura umukobwa, none ugasanga wa bakobwa twabaye incarutse ubu ngubu, ndabivuga kubera yuko mbizi abakobwa dusigaye twiteretera n'abahungu, sibyo? Hanyuma rero ugiye gukora ubukwe na Diane, sibyo? Diane wincarutse, muzi kuntegura, ntuzi aho uri bukore ngo ndangize, muzi kunyaza, ni ukuvumbika, ni ugucumita gusa, tujye tuvugisha ukuri. Muzi kubita agacabari. Ubwo sereka mubwire, uwo mukobwa wahuye Diane wahuye n'abahungu barenga 5, sibyo? Ubwo 5 wenda ni bakeya kuko abo bahura nabo ni nabeshi. Urumva uwo mukobwa uzamubasha. Niyo mpamvu tubabwira ngo ibiganiro byacu bibaye byiza rwose mwajya mubireba mukiyubakira ingo mu mahoro. Ugasanga ushatse umugore utazi gusomana, sibyo? Buriya iyo uri gutegura umugore cyangwa se umukobwa, sibyo? Ntabwo iyo ugiye kuvuga ngo ugiye kumusoma, nimba hari ibintu biryoha, nanone gusomana biraryoha pe, sibyo? Gusomana biraryoha, ariko nanone bigaterwa nuko wabikoze. Ufashe umukobwa cyangwa ufashe umuhungu ukumutegura, mbese ubundi iyo ugiye kumutegura uvuga ngo ugiye kumusoma, urabanza ukamukurura, ukamwiyegereza, ukamureba mu maso, akakureba mu maso. Ntabwo uhita wihuta ngo akira ngo ururimi, siko ubigenza. Ahubwo urabanza ukakamuha akarimi, ugasubizayo, ugakurayo, ugasubizayo, umukoraho, kandi pe ukamekinga shuko mu kanwa hawe hameze uti. Hari abantu baba bafite mu kanwa hanuka abasheri, noneho ukamusoma akagukura muri mudu. Kubera iki? Kubera mu kanwa ke. Noneho akagukorera nikosa, amacandwe yiwe akajya yazana akayagushyira mu kanwa. Ntabwo biba biryoshye. Uwo muntu umusomye gutyo, hari abantu benshi babikora. Impamvu ugiye mbabwira ibintu nshobora no kuguha urugero kandi ukumva ari byo, sibyo? Uwo muntu wamusoma gutyo ntabwo waba umuhugije kumusoma koko. Ubundi gusomana kwiza guteguye kw'isuku kw'abasirimu, umuhungu cyangwa umukobwa uramwegera. Ibyo bintu ndavuga ngo umuhungu iyo uri gutegura sheri wawe, usibye ko ubu twese tugomba gutegurana kugira ngo twese twiyumvemo ibintu tuba tugiye gukora, sibyo? Nta mpamvu yo kugira ngo umuntu aze akwikutureho, nta mpamvu yo kugira ngo umuntu aza kwikubiteho. Kugira ngo njye muri mudu yuko ngiye kurongorwa nawe ugiye kundongora, ugomba kubanza kuntegura, ugakora mu matwi, sibyo? Ugakora ahantu hose, akarimu kakazana uku, ugasubizayo, ntugite usohora ikirimi cyose. Gake gake, akangaka, hanyuma ari kumukoraho, hanyuma bikaza kurangira rwambikanye tayari, sibyo? Ukamusoma iminwa ukayirya ariko utamucira mu kanwa. By the way, ntabwo biba ari byiza. Ururimi ukarumuha akarunyunguta, nawe ukarunyunguta. Ariko noneho hanyuma uko uba uri kumutegura niko ufata n'intoki zawe ukora no ku gitsina cyiwe. Umukobwa ni kwa kundi azatwarwa, kizakubwira ko
iyo atwawe azifungurira ipantaro wambaye risani, hanyuma nawe atangira ayifate ayizunguze nk'uri kunyara. Iyo umukobwa bikoze ibyo ngibyo tuvuga ati tayari nshatse nakora akazi, kandi umukobwa wabishatse ntago wamuyoberwa, aba yarerembuye. Mbese umva n'amazi aba arimo yisuka ari kumukoraho ururenda, mbese byose umukobwa agatwarwa nawe ugatwarwa, hanyuma mukikorera ibintu byanyu mu mahoro, mu gusomana bifite isuku, atari kwa kuninguzanya ibicandwe bimuciriyemo biba bibi, nta umukura muri mundu. Iyo ufite mu kanwa bibaye byiza wabanza ukaniborosa, kuko abakobwa kenshi tuva mu rugo iyo ugiye gusura umuhungu uba uzi ko rwose byange bikunde ntago ugenda ngo uveyo amahoro, uvayo ibyo bintu byabaye, ukaba mu rugo wiboroshije, mu kanwa hahumura, ubizi neza ko ugiye gusomana, ugiye gutanga tirirange, mbese ibintu bikagenda neza, umuhungu akaryoherwa nawe ukaryoherwa. Ni ukuri tujye tuba abasirimu, nta mpamvu yo kugira ngo ibicandwe byose biguciriye mu kanwa, mbese amenyo harimo umuceri, harimo kawunga, ntaheruka kuborosa, nta nubwo njye nagusoma twanarwana, ntabwo biba ari byiza. Tujye tuba abasirimu, sibyo? Nkwibutsa ngo wowe utarakora subscribe ni ukuri gerageza uyikore, kandi nakubwiye ngo iyo ukoze subscribe biruta nuko waba umpaye amafaranga, sibyo? Ariko nkomeza nshimira abantu bari muri Amerika, abari muri Europe, abari mu bihugu bitandukanye badukurikirana, bambwira ati ni ukuri Diane turagukunda, kandi ibiganiro byawe biduha imbaraga, nkabagira inama nanjye bakangira inama. Ndabakunda cyane ni ukuri, kandi nawe gerageza ube inshuti ya Diane ukore subscribe, kandi nawe wayikoze ndagushimiye cyane.